Ubusobanuro bw'izina Eniyasi. Eniyasi ni izina rikunze guhabwa abana b'abahungu. Eniyasi ni izina rikomoka mu Kigiriki ndetse no mu Kilatini ku ijambo rya Aeneyasi ndetse na Eneyasi, bikaba bisobanuye uwakujijwe cyangwa se uwuramywa. Imwe mu migirire n'imico ikunze kuranga umuntu witwa Eniyasi. Eniyasi ni umuntu ukunze cyane gukora ibikorwa bitabara abandi cyangwa se ibikorwa by'ubumuntu. Ni umuntu uzi gufasha abandi kandi akamenya no kubitaho. Eniyasi ni umuntu wita ku nshingano ze kandi ni umuntu uzi guhangana cyane, kabone n'ubwo ibintu bitaba bimeze neza cyangwa se ari mu bihe bibi, amenya kwirwanaho. Eniyasi ni umuntu uzi gukora akazi gasaba ubwitwararike ndetse no gushyiraho imbaraga nyinshi. Gusa ariko Eniyasi ni umuntu ukunda gukora akazi aho ahura n'abantu benshi, nko gucuruza, ubwarimu, ubuhanzi cyangwa se ubujyanama. Eniyasi ni umuntu uzi kubaka icyizere mu bantu ku buryo usanga bamwizera. Eniyasi ni umuntu uzi gushakisha inama mu bandi kandi akamenya no gukemura ibibazo. Eniyasi ni umuntu uzi gushimisha abandi. Eniyasi ni umuntu uhora utekereza ku ruhande rwiza rw'ibintu. Eniyasi ni umuntu uzi gutera ibakwa abandi. Eniyasi ni umuntu udakunda kwifungura cyane ku bantu batamuzi. Ni umuntu utazi guhishira amarangamutima ye igihe bibaye ngombwa. Eniyasi ni umuntu uzi kubyaza abandi umusaruro cyangwa se kubaboneramo inyungu. Rino zina ni izina ryakunzwe cyane muri Zimbabwe, Iceland, Nicaragua ndetse no mu Bugereki. Bamwe mu bantu bamenyekanye cyane kuri iyi si biswe rino zina Eniyasi harimo Enias Kalogeris wavutse ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1900. Uyu ni muri Sandra yamenyekanye cyane kubera ibikorwa bya football cyangwa se umupira w'amaguru. Rero niba witwa Eniyasi uzi cyangwa uturanye n'umuntu witwa Eniyasi, nifurije kugira ibihe byiza. Reka ngusabe gukora subscribe niba utarayikora. Ni Kwema Niyongira, munyemerere duhuruta.